Nanone muraho neza nshuti bavandimwe, dukomeje kwigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ejo twasoje ingingo yo kuwa kane yatubwiraga ngo kwiga ijambo. Iyi ngingo twasanze Imana iduhamagarira kwiga ijambo ryayo ndetse no gusenga duciye bugufi, kuko aribwo tuzabasha gusobanukirwa n'ibihe tugezemo, ari byo buhanuzi. Ntabwo ubuhanuzi ari igihe turimo dufata ngo duhuze n'isomo runaka ngo tubyite ubuhanuzi, kuko iki cyigisho cyose cyaturarikiye ko ubuhanuzi bwose uhanuye ntibusohore, ubwo buhanuzi buba ari ibinyoma. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwose bugomba gusohorana na Kristo agarutse. Nshuti muvandimwe, ntabwo dukwiriye gukomeza kwitiranya ubuhanuzi. Niyo mpamvu tugomba kubusuzumisha ibyanditswe byera nk'uko inyandiko ibitubwira. Ingingo rero uyu munsi yo kuwa gatanu iratubwira ngo uburyo bw'imvugo shusho cyangwa uburyo busanzwe. Uburyo bw'imvugo shusho cyangwa uburyo busanzwe. Ubuhanuzi dukunze gusoma muri Daniyeli iby'inyamaswa. Izi nyamaswa zivugwa ahangaha zivugwa nk'ishusho. Zivugwa nk'ishusho bashaka kugaragaza ubwami niba bukomeye bugomba kuba bufite ikirango. None se wabonye ubwami butagira ibendera? Oya rwose. Ibiri mu ibendera biba bifite icyo bivuga muri icyo gihugu. Niyo mpamvu n'ubwami bwose hano Bibiliya yakoresheje inyamaswa ishaka gusobanura ubutegetsi. Niyo mpamvu rero uburyo bw'imvugo shusho cyangwa se uburyo busanzwe. Reka twinjire mu cyigisho turakomeza tugenda tubibona. Kimwe mu bintu by'ingenzi abigishwa b'ubuhanuzi bagomba kugenzura ni ukumenya niba ururimi Bibiliya ikoresha rugomba gufatwa nk'amagambo akoreshwa mu buryo busanzwe cyangwa mu mvugo shusho. Aya magambo Bibiliya ikoresha ntabwo dukwiriye kuyafata nk'amagambo asanzwe dukoresha mu buryo busanzwe. Ni buryo ki umuntu rero yamenya niba umwanditsi yarakoresheje imvugo y'ibimenyetso, kandi ni buryo ki wamenya icyo kimenyetso gihagarariye. Imvugo y'ibimenyetso irahari, none si icyo kimenyetso cyo yavuze gihagarariye iki? Inzira y'ingenzi wakoresha kugira ngo ubimenye ni ukureba uburyo iyo shusho cyangwa se icyo kimenyetso byagiye bikoreshwa. Iyo shusho yakoreshejwe ite? Ibyo bimenyetso byakoreshejwe bite ahantu hose muri Bibiliya? Niba hari aho ukibonye, reba, suzumisha ibyanditswe urebe ngo muri Bibiliya bakivuzeho iki, cyakoreshejwe ryari, mbese icyo kimenyetso cyo cyakoze ryari, cyangwa se ni hehe bikoreshwa muri Bibiliya, aho kureba uko icyo kimenyetso rero gikoreshwa muri iki gihe. Nk'urugero, bamwe babona ikimenyetso cy'idubu ivugwa muri Daniyeli 7. Ya dubu murayizi, twarayisomye muri Daniyeli 7 kandi turagere hepfo. Ariko benshi bayibona iyo dubu nk'irenguriza ku gihugu cy'Uburusiya, kuko iyo shusho ikunze gukoreshwa ubu ngubu nk'ikimenyetso cy'Uburusiya. Uburusiya buyikoresha, kandi koko Uburusiya ni ubutegetsi. Uburusiya ni igihugu cy'igihangange. Kuvuga rero ko gisa n'idubu ntiwabukosheje. Ariko se niko biri? Oya, ubu si bwo buryo nyakuri cyangwa uburyo bwizewe bwo gusobanura ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Niba Uburusiya bwarafashe umwanzuro, bugafata umwanzuro wo gukoresha idubu muri iki gihe, ntabwo wahita uvuga ngo ni ya dubu yo muri Daniyeli 7 itangiye gukora. Nshuti muvandimwe, dusangiye kwiga ibi byigisho, reka tujye tureba iki byanditswe bivuga kuruta kurebesha amaso y'ibigaragara adafite iyo atuvana ndetse n'iyo atujyana, kuko amaso arabeshya. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwiga ubuhanuzi kandi tukabwiga neza tutiriwe dutera waraza. Niyo mpamvu muri Daniyeli 7 umurongo wa 7 hari amagambo akurikira: hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconcomera ibintu byose, irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Reka nkubwire nshuti yanjye, Daniyeli yitegereje inyamaswa ya 4, abona iyo nyamaswa iteye ubwoba, abona ni inyamaswa ifite imbaraga, abona ni inyamaswa y'inyamaboko, abona ni inyamaswa ifite amajanja,
kandi ibintu byose yarabimenaguraga. Yari ifite imikaka nk'iy'ibyuma, ibintu byose igezeho yararimbaguraga. Iyo nyamaswa nta yindi ivugwa ahangaha mu buhanuzi, ni inyamaswa ya kane iteye ubwoba. Nta shusho yagiraga. Daniyeli hano nukomeza gusoma neza avuga ibiyiranga, ariko ntavuga ngo ni ingwe, si inka, si ihene, si iki. Ni inyamaswa y'ubwayo nta shusho igira. Niyo mpamvu ibintu byose ari ukuvangavanga, bihindura agatogo, ntiwamenya iyo biva n'iyo bijya. Iyi nyamaswa rero nta yindi yavugwaga ahangaha, ni ubutegetsi bwa Roma. Nshuti muvandimwe, dukomeje kwiga icyigisho kitubwira ngo uburyo bw'imvugo shusho cyangwa uburyo busanzwe. Iyo bavuze rero inyamaswa ikomeye y'inyamaboko, wumva ubutegetsi bwa Roma, kuko nasobanuye ko buri bwami bwose bugomba kugira ikirango. Iyi nyamaswa rero nayo yari ifite ikirango giteye gutyo. Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 3 ho havuga ngo iki? Reka mbabwire. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi. Irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama. Umurongo wa 3 wonyine niho baduhaye gusoma. Nubuye amaso mbona nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi. Irirerire niryo ryaherukaga kumera. Nshuti muvandimwe, Daniyeli yari yeretswe iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Iki ni icyigisho gikomeye cyane, ariko nawe abonye ko iyo ntama yari ifite amahembe abiri, rimwe ari rirerire, nyamara ngo iryo rirerire niryo ryameze nyuma. Ese ni irihe? Nshuti muvandimwe, ibi bifitanye isano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza ko gifite amashyaka abiri muri icyo gihugu cyabo, iry'abarepublicain ndetse n'iry'abademokarate. Ariko irirerire ryabaye irinyembaraga kurusha irindi hembe ryaribanjirije kumera. Ese ubwo ni irihe? Daniyeli 7:24 hari amagambo atubwira ngo, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekirwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Avuze ko umurongo wa 24 wonyine, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Ahangaha Daniyeli yeretswe ko ya nyamaswa yari iteye ubwoba y'inyamaboko, iteye ubwoba, ikomeye, ifite imikaka, ndetse ibintu byose yarabisiribanzira bimenagura. Daniyeli ahangaha yeretswe ko hazamera, yari ifite amahembe 10 nk'uko twabibonye muri Daniyeli igice cya 7 ku murongo wa 7. Aha turi gusobanura, ni Daniyeli asobanura inzozi yeretswe kuri iyi nyamaswa nini ikomeye ya kane iteye ubwoba. Avuze ko muri ayo mahembe 10 hazameramo agahembe gato, ako gahembe gato kakaneshamo abami 3, cyangwa se kakarimburamo amahembe 3. Ni ukuvuga ibi byari ibihugu 10 bigize ubumwe bw'Uburayi, ariko hameze ihembe ritoya, iryo hembe riranduramo amahembe 3. Ayo mahembe ni ayahe? Ni ubwami bw'Abastaragoti, ni ubwami bw'Abaheruri, ndetse n'ubwami bw'Abavandali. Ubwo bwami uko ari 3 bwose bwasimbuwe n'iri hembe ritoya, ari ryo hembe ryameze. Kandi Roma iri hembe narindi ni ubwami bw'ubupapa, rifite akanwa kavuga ibikomeye. Ibikomeye muzakomeza kugenda mubisoma, ariko iri hembe niryo Daniyeli yeretswe, kandi abona ko ubwo bwami buzakomeza kubaho igihe kirekire, kugeza igihe nyiribihe azaza agakuraho ubwo bwami, agasiribanga byose nawe
akabumenagura, nuko Kristo akima ubwami bwe. Ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 16 hari amagambo atubwira ngo tuvuye muri Daniyeli twinjiye mu byahishuwe, ndetse n'ibindi bitabo bikomeza kugenda byuzuzanya bitwereka uko tugomba gukoresha imvugo shusho cyangwa se uburyo busanzwe dusobanura ubuhanuzi. Ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 16 hari amagambo avuga ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Ku murongo wa 16 ahangaha ni Yohana ari Patimosi. Yohana we yabonye Kristo afite uburyo ateye. Yari ateye ate? Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, kandi mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ndyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, izina ry'Imana rishimwe. Urumva ko Yohana afite uko yabonye Yesu, amubona nk'ufite ubutware n'ubushobozi, amubona afite icyuma, kandi mu kanwa ke havamo amagambo atyaye. Ayo ni amagambo yo gukiza. Nshuti muvandimwe rero, mu Efeso igice cya 6 ku murongo naho wa 17 hari amagambo nifuza ko tuhasoma. Aratubwira ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, izina ry'Imana yacu rishimwe. Dukwiriye kwakira agakiza mu mitima yacu kakatubera ingofero. Ubu se si uburyo busanzwe, reka twakira agakiza kuko ingofero isobanura agakiza. Kandi mwakire n'iki? Mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Inkota ni imvugo shusho, ijambo ry'Imana ni uburyo busobanura iyo nkota. Nshuti rero muvandimwe, ibyanditswe byera bikomeza kuduhishurira ibyanditswe bindi icyo bisobanuye. Niyo mpamvu ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa mbere wonyine niho turasoma iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Ni umurongo umwe gusa. Marayika yeretse Yohana amwereka ikimenyetso gikomeye, kandi icyo kimenyetso cyari kibonetse mu ijuru. Abona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi ngo uwo mugore yari atwite, kuko yatakishwaga no kuramukwa yababazwaga kandi n'ibise. Iri somo urumva ko rihura neza cyane na ririya ryo mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 16 dusomye mu kanya, ryatubwiraga ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, kandi mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Nshuti muvandimwe, iri somo na ririya biruzuzanya. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga aya masomo kandi tugashira amanga. Umurongo wa 2 nawo twawusomye utubwira ngo kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Ni isomo riri mu byahishuwe 21 ku murongo wa 2 hari amagambo naho atubwira gutya, murihangana cyane. 21 ku murongo wa 2 hari amagambo atubwira ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ururembo rwera Yerusalemu nshya. Uyu Yohana yari yeretswe iby'ijuru rishya ndetse n'isi nshya. Abona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, kandi rwari rwiteguwe. Umva, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. None se muvandimwe, ko Kristo ururembo rwera Yerusalemu ni imvugo shusho, ariko rwaharimbishirijwe umugabo we. Umugabo ninde? Ni Yesu Kristo. Rero shuti muvandimwe, ibyanditswe byera nk'imvugo shusho biturangira ibyo bisobanuye. Nubwo biba bigaragara nk'ibishushanyo, ariko hari icyo biba bisobanuye.
niyo mpamvu mu Efeso igice cya 5 ku murongo wa 31 naho hari amagambo atubwira ati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Abefeso 5:31 hari amagambo atubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nshuti muvandimwe, iri somo nanone urumva ko ryuzuzanya na ryo mu Byahishuriwe 21 umurongo wa 2, aho tubonye umugore wari utwite wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ariko yatakishwaga no kugira gute no kuramukwa, ariko ngo kuko yari atwite. None nahanga baravuga ngo nicyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina, bombi akajya kubana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Yeremiya 6 murongo wa 2 hari amagambo nayo nifuza ko twasoma, aratubwira ngo umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye ngiye kumuca. Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye agiye gucibwa. Urumva rero ahangaha bakoresha imvugo shusho, ariko hari ibyo bisobanura. Mu gihe habayeho gukurikiza rero itegeko ryoroshye ry'uko Bibiliya ari igomba kwitangira ubusobanuro bw'amagambo yayo bwite, ibyari bimeze nk'amayobera y'ibimenyetso by'ubuhanuzi bihita biyoboka. Urugero, tubona ko ihembe rishobora gushushanya ububasha bwa politike cyangwa igihugu, inkota ishushanya ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rishimwe, kandi n'umugore ashushanya itorero, aho tubona neza ko Bibiliya ubwayo yisobanura. Bibiliya irasobanutse kandi Bibiliya irisobanura. Niyo mpamvu tudakwiriye gusobanura ibyanditswe nk'abaterawaraza, cyangwa se twumva ko ubuhanuzi bwose cyangwa se Bibiliya twasobanura ibivuye mu mutwe wacu. Ikiba gisigaye gusobanurwa ni ukwibaza impamvu Imana ihitamo kuvuga ikoresheje ibimenyetso aho guhita yahuranya ngo ivuge ikintu uko kiri. Nk'urugero, ni kuki intumwa Petero akoresha mu buryo bw'imvugo shusho umujyi wa Roma akawita Babuloni mu rwa mbere rwa Petero igice cya 5 murongo wa 13? Imana ntabwo ihita yahuranya, ariko Petero yarahuranije abereka ko umujyi wa Roma ushushanya Babuloni. Ariko si Imana kuki? Niyo hano hepfo aranditse ngo habasha kuba hari impamvu nyinshi zatuma Imana yarahisemo gukoresha imvugo y'ibimenyetso mu buhanuzi, nko mu gihe cy'itorero ryo mu Isezerano Rishya. Iyo igitabo cy'Ibyahishuwe kiza kwerura kikavuga Roma nk'iyateje ibibi bikabije muri icyo gihe, itorero ryari guhura n'akarengane kabi cyane karusha ako ryanyuzemo. Iyo Imana iza guhishurira Yohana ngo asobanure ibyo yasobanuraga yahuranije, byagombaga kwica umugambi w'Imana, byagombaga gutuma abana b'Imana bapfuye bikuba inshuro nyinshi cyane. Kuko wibuke ko ibyanditswe byera, iki gitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe mu mwaka w'ijana, ariko akarengane katangiye muri 538 kuza kakagera mu 1798. Nshuti muvandimwe, ntabwo Imana yemeye ko imvugo yayo iza yahuranyije. Impamvu izo arizo zose tugomba kwiringira ko icyo Imana ishaka ari cyo dusobanukirwa n'icyo ibyo bimenyetso bivuga. Imana iba yifuza ko twebwe nk'abantu dusobanukirwa icyo yifuza. Ntabwo icyo yifuza ari ikibi, ahubwo ni ibyiza. Niyo mpamvu ihitamo gukoresha ibimenyetso by'amarenga kugira ngo abantu benshi ndetse benshi cyane bananirwe kubisobanukirwa, maze Imana izabona uko irokora ubugingo bwa benshi, nubwo benshi byabaviramo gupfa. Nshuti rero muvandimwe, iyi ngingo itubwira iby'uburyo bw'imvugo shusho cyangwa se uburyo busanzwe, dusanze Imana hari ibintu ikoresha nk'imvugo shusho ariko bifite icyo bisobanuye muri Bibiliya. Ntabwo rero dukwiriye gusobanura ubuhanuzi tubwitiranya cyangwa se tubuvangavanga cyangwa se dukoresha amagambo yacu bwite, ahubwo dukwiriye gusobanura icyo Imana ishaka ko dusobanura, kandi tukifashisha ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe byera birisobanuye. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira gukomeza gusoma ijambo ry'Imana nk'uko nayo bararikiye ejo,
kuko ijambo ry'Imana ari umurinzi wacu, kandi ibyo ndabisaba mbisabira mwebwe nanjye byisabira mu izina rya Yesu.